kubona akazi ufite ubumenyi runaka bikunze kugora abantu benshi. LinkedIn ni rumwe mu rubuga ukunda gusangaho akazi abashaka akazi cyangwa se n'abagatanga bahuriraho. Ahangaha rero ngiye kubereka uburyo twifashishije ChatGPT ushobora gutuma abantu baguha akazi mu buryo bworoshye, kubera ko iragufasha gukosora cyangwa se gushyira ku murongo LinkedIn yawe ku buryo umuntu wese uyisomye ahita abona ko uri umukozi ukwiye akazi arimo gutanga. Nitwa Nakenaclet, mbahaye ikaze kuri Akareho Tech, mbagezaho amakuru y'ikoranabuhanga, tekinoloji ndetse na intelligence artificielle cyangwa se ubwenge bukorano. Reka ne kubatindira tute twinjira mu cyatumye ufungura iyi video. Iyi video irareba abantu basanzwe bakoresha LinkedIn. Niba ntayo ufite biragusaba ko ufungura urubuga LinkedIn ugafunguraho account cyangwa se ugakoraho account. Ntabwo ari byo video igendereye kuyifungura, ariko urashobora kubona video zikwisha uko bayifungura. Hanyuma rero ngiye kwigisha abantu basanzwe bayifite cyangwa se bayifite uko bashobora kuyishyira ku murongo bifashishije ChatGPT. Urajya kuri LinkedIn ukanda hara kuri profile, hari agafoto kawe, umanuke ukanda hano handitse ngo view my profile, hanyuma ukandeho uze ujya hano handitse ngo resources, ukandeho hanyuma umanuke uje kuri save to PDF kugira ngo downloadinge CV yawe cyangwa se uburiwe kuri LinkedIn tubihereze ChatGPT ibyige neza ibinonosore ize kudufasha gushyira ku murongo ibintu byacu. Ujye muri ChatGPT ufungure wadinge cyangwa se wongeremo ya download profile yawe cyangwa se ya profile ya PDF waba downloadinze, wandike ngo I want to optimize my LinkedIn profile to attract more recruiters. Ndashaka gukora LinkedIn yanjye ku buryo noherereza abantu bashaka abakozi kumbona byoroshye. Irata yifata bya bintu bya byose igufate ikwige neza uburiwe, isome banze bimenye ibyo ukora, ubumenyi ufite, murabizi LinkedIn ukuntu ukora, ushyiramo ubumenyi ufite, hanyuma ikwige neza, ibisome irebe niba biri ku murongo, hanyuma itangire ibigukosorera. Murabibona neza irinda kuri experience ufite, ikazireba, ikareba amasomo wize, ikareba ama certification cyangwa se imyemeza bumenyi ugiye ufite, ikareba skills cyangwa se ubumenyi butandukanye ugiye ufite, hanyuma ikareba n'ifoto yawe na banner yawe ya LinkedIn, ikareba ukuntu ikoze, hanyuma ikareba ibindi bintu ushobora gutuma uhabwa akazi cyangwa se ubona akazi mu buryo bworoshye, hanyuma ikabikosora byose ikabishyira ku murongo. Nitubirangiza rero icyo turi bukore twebwe turaza kujya kubikosora nk'uko yabitubwiye kuri LinkedIn yacu. Muri kubona ahangaha nyene nimo ndasoma nanjye ibyo yanyemeretse nshobora kwifashisha cyangwa se gukora kugira ngo mbashe kubona profile imeze neza. Urabona iguhereza na quick wins cyangwa se ibyo ushobora gukora kugira ngo abantu bakubone vuba cyangwa se ugaragare vuba nk'umuntu uri gushaka akazi bitewe n'umuntu akazi afite cyangwa se mu buherwe au mu bosi akazi afite arimo gutanga. Igusabye kubishyira ku murongo, hanyuma yibwire ngo yego nta kibazo mfasha, yes please. Ndi gukoresha icyongereza kubera ko LinkedIn yanjye mu cyongereza. Ushobora gukoresha ikinyarwanda ariko ntabwo nikiza ko umuntu uri kuri LinkedIn aba agikoresha ikinyarwanda, kuko aba boss bakoresha indimi zo muri commerce cyangwa se z'ubucuruzi arizo harimo icyongereza cyangwa se bitewe n'igihugu rereyemo ururimi rwaho ngaho niba ushaka kuba ari rwo ukora, ariko ururimi rw'icyongereza nirwo rukoreshwa mu bucuruzi. Urabona ko irimo irabikosora kuko yaramaze kubisoma, yamaze kumenya uwo ndiwe. Hangano kujya ijya kuri buri section iyo ari yo yose ikayikosora. Ngiye gutangira gukopia cyangwa se kubifata. Ngiye kuri headline ndayiselectinga, nsubire kuri LinkedIn yanjye nkandi hara kuri kariya gakaramu edit, hanyuma ize nje muri basic info, manuka hari hasi yanditse headline, bisibi byari birimo kiremo ibyo ChatGPT imbwiye gushiramo saving. Hanyuma ngiye kuri ko mfite rero LinkedIn iri mu ndimi eshatu, hanyuma ndajya savinga mu rurimi rumwe nje no mu rundi saving, ariko ibi ngibi birasaba ko nzagaruka nyuma nkabishyira mu ndimi nyazo bitewe na profile ndi gukoreraho y'ururimi runaka. Ahangaha nubwo kiziye mu cyongereza ibyo mu gifaransa ndashobora gukora translation nkagarura nkashyiramo mu gifaransa ibyo yambwiye gukora mu cyongereza. Ibyo ngibyo nta kibazo. Murabona ko ndangiye gukora iyi profile yanjye, headline yanjye maze kwikora neza, ni kakagambo kagaragara munsi y'izina ryawe iyo umuntu afunguye LinkedIn yawe muri make yakamenya uriwe. Hanyuma about uriwe noneho byanyabyo ni ngiyi yankosoye, nari mfite akagufi ya mwabibonaga impaye ndende, ingi niyo kugenda. Murabizi ko ChatGPT ikora nka robo. Misengya muri Abacus AI muziko hafitemo option yo gukora humanize, no kugira ngo ibintu bireke byo kuba robo cyane bimere nk'ibyo byanditswe n'umuntu. Ndajya kuri humanize muri Abacus AI, nanabyerekanye genda urebe video ya Abacus, hanyuma uze hano ushiremo ko nshaka professional and clear, noneho use professional tone muri text ngiye kuguhereza koresha amagambo ari professionnel, uhindura uvane mu tuno dufoto n'utuntu tutari ngombwa,
umereza ibintu biri professionnel, umuntu ari busome akumva ko wa muntu koko ari umuprofessionnel. Irahita ibikosora byose neza, ikoresha amagambo mezima ye kugaragara nka robot cyane, kuko biragaragara iyo wakoresheje ChatGPT akenshi biragaragara ko ari wakoresheje. Murabona ko rero umaze gukosora, mite ngaruka njye kuri kagakaramu kanjye njye gukosora noneho about kuri LinkedIn yanjye, nze kiremo ibingibi ChatGPT imaze kumpereza. About hariya hasi ngende nkande, urabona hari mfitemo umurongo umwe gusa, dore imirongo yose impaye. Urabona ko profile yanjye yari ikenye cyane. Hanyuma ndayisavinga na updating profile mu ndimi zose, n'ubundi ngiye nkoresha indimi 3 na nabivuze, Icyongereza, Igifaransa na Dutch, ariko ibyo zindi ndimi nzaza kugarukaho nyuma, cyangwa se nzaza kubikosora nyuma. Ariko icyangombwa nuko maze gushyiramo yibanze cyangwa se basic yanjye ariyo Cyongereza, ariyo ikoreshwa cyane mu bihugu byose, hafi ya byose mu bucuruzi. Hanyuma ako ngako nako ka about ndaba nkarangije. Tugende kuri experience sections. Ndagenda kuri experience section, fate ahantu nagiye nkora, yagiye igerageza kubidevelopinga ikabijyanisha na n'uwundi we naho isi igeze, hanyuma ikashyiramo ku buryo umuntu ubisomye mu boss ari kujya ubanza usoma ubanza urebe koko ni ibintu ibiguhaye koko bijyanye n'ubumenyi ufite, kuko ushobora gusanga umeze nk'umuntu wabeshye iya utabyitayeho neza, ugasanga ushobora kubizira uramutse ugiye nko muri interview cyangwa se ugeze mu kazi boss akakubwira ati ko twumva se ibintu kutugira n'ibintu byanditse kuri CV yawe bitari guhura, kubera ko utabanje kubisoma ngo ubikosore, kandi ko wowe azaba yabaye interested aze kugushaka. Hanyuma ugende ukosora nyine utwo dukosa tw'imyanya irimo aho ngaho. Ese mwabonye ko aje yitwa Sara AI interviewer? Iyi ngiyi ni izajya ibaza abantu, izajya itanga akazi, igiye gusimbura kubaza abakozi ibibazo byinjiza abantu mu kazi. Ngira ngo abantu babana muri group, tubana muri group mwabibonye, ariko umuntu akurikira WhatsApp group yanjye ijya ivuga n'ibintu bijyanye na AI, bagezaho update zose. Ndaza gushyira link muri description, uraza kuyibona. Hanyuma ugende ukande uzajya ukurikirana amakuru ya AI yagezweho. Urabona amaze ku updatinga ibijyanye n'ubumenyi mfite. Ahanga turakomeza njye mu zindi ndimi, ko nababwiye njye nkoresha indimi 3, twakomeje ntago bingibi ari ngombwa, nibyo kutumarira umwanya. Turi muri experience, niyo ndi gushiraho experience yanjye, mba ndangije agace ka mbere, hanyuma ndaza kujya no ku gace ka kabiri. Nabisi ko ugenda ushira ahantu wakoze, no kuri 7 niko bimeze, LinkedIn niko imeze, ugenda ushira ahantu wakoze ugashyiraho n'ibyo wakoraga, kuko ni CV ubusanzwe. LinkedIn uretse ko nyine ufite ari na rezo sosio cyangwa social media ushobora kwandikaho, platform ushobora gusharingaho ibintu bitandukanye, noneho abantu muhuje umwuga cyangwa se abantu muri domain imwe bakaba bakujya bakwandikira, muri field imwe bakajya bajya bakwandikira, bakaba inshuti zawe, izo twita connections. Ahangaha n'ahantu hari amahirwe menshi yo kubona akazi, na ahantu mbona amahirwe banyandikira buri munsi bampropose akazi cyangwa bampereza akazi bitewe n'ubumenyi uba washizeho ufite. Ni ukuvuga ngo nakangurira abantu badakoresha LinkedIn bose kuyifunguza, kubera ko ni rumwe mu mbuga utagomba kuburaho niba uzi yuko ukeneye akazi cyangwa se ukeneye abantu mukora ibintu bimwe bakumotivatinga, ukurikira posts ziri professionnel, ibintu bagenda bandika biri professionnel. Tuve mu marezo sosiyo handi uri kureba gusa inkuru zo mu buzima bw'abantu busanzwe, nta hantu bihuriye n'akazi kawe, nta bintu bikungura byinshi. Ubwo LinkedIn iyi ngiyi ni imwe mu mbuga zintwarira umwanya, aho gukoresha Facebook, aho gukoresha za Instagram, nikoresha za LinkedIn cyane cyane, kubera ko hariho ubumenyi butandukanye bw'abantu batandukanye duhuje domain cyangwa se field y'akazi, ibyo dukoramo cyangwa se ibyo dukunda gukoramo mu yandi magambo. Ahangaha rero murabona ko ndi kurangiza, ngize muri education, nayo uraza kuyifata ibyo wizemo irabireba nyine uko wabyanditse, ikagenda ikabigukosorera ku murongo. Hanyuma ukomeze ukosore profile yawe, cyangwa se ukomeze ukosore niba nahita CV mu rurimi abantu babasha kumva, kugira ngo babashe gusobanukirwa icyo LinkedIn imaze ni nka CV yawe. Hanyuma ukosora akantu kose AI bukubwira ko iraba yakwize, ibyigira hamwe murabizigira byose hamwe, ikajya imenya noneho ibyo ishyira muri buri section cyangwa se buri gice cya CV yawe kuri LinkedIn. Murabona nkomeje ku updatinga, ndimo ndagenda na updatinga ahantu nagiye nkora companies n'ibindi ama position wari ufite aho ngaho, igihe wakoreye nukuva ryari, hari mu kahe gace cyangwa se mu kihe gihugu. Ibyo byose ugenda ubishiraho, uragenda ukosora education, ama certification wabonye, aho wize, impamyabushobozi cyangwa se impamyamenyi, ama skills ufite, iragenda ikayagushirira ku murongo, ikakubaza nk'ingi yashyize ngo if applicable, ni ukubaza ngo niba ubizi ugende ubyemeze. Hanyuma nawe ukageraho ukagenda ukajya wongeramo izo skills yakuhaye ariko utarufite, ukazongera muri skills zawe.
icyo gihe turaza kurangiza mu by'ukuri dufite LinkedIn idashobora kwihanganirwa n'umukoresha uwo ari we wese uri gutanga akazi. Murabibona ko ndi kugenda nkosora utuntu tumwe na tumwe bitewe n'inama yangiriye cyangwa se n'inama yampaye, nkagenda nongeramo muri CV yanjye cyangwa se muri LinkedIn yanjye kugira ngo ibyimbe igire imbaraga ku muntu wese uyisuye yumve kuko uyu muntu niwe nkwiye gukorana nawe cyangwa se umuntu ndashaka gukorana nawe. Ahangaha iyo ubikoze gutya rero ndisiyo kuzabona abantu benshi bagusanga, abantu benshi bazavuga ati twasomye ibintu byawe dusanga uri umuntu muzima, kuko no kubisoma ubwabyo bigaragaza ko uwo muntu koko ari umukozi. Iyo usomye ibintu cyangwa se iyo usomye luggage cyangwa se bagage afite ukavuga uyu muntu arabyimbye mu mutwe cyangwa se wenda no mu bumenyi arabyimbye cyane. Abakoresha biri mu bintu bishimira. Rero ndimo ndabereka uburyo LinkedIn yanjye nyigize professional. Hanyuma niba ari abantu bafite LinkedIn bari professional babona ko ari byo duhuje, ndabararikira ko tugenda tugakora connections, tumenyane ariko nyine ibintu by'umumaro. Murabizi LinkedIn ntabwo ari ibintu byo gukinisha cyane, ntabwo ari nka Facebook abantu birirwa bavugiraho ibyo bashaka, ni ibintu biri professional. So niba rero uri umuntu ufite aho uriye n'ibyo nkora, ndakurarikiye tugende tumenyane hariya nyaboneka. Hanyuma we follow each other, urankurikira ndaza kugukurikira. And hano ndangije gukora LinkedIn yanjye iri kumbwira no bana uko ndibuze kuyikora, bana design, ibyo ndibukore, text ndibushireho, ideas, tagline ndibushireho cyangwa se amagambo ndibuze kwandika kuri iyo bana yanjye. Ahangaha rero ubishoboye irabigukorera, iyo ushatse irabigukorera, cyangwa se ugatujya muri Canva. Murabizi nayo Canva igatigukorera bana nziza. Ahangaha rero ndangije gukora profile nzima ya LinkedIn. Guys, muze kwisura muraza kubona iri professional. Mwakoze kuza, nitwa Nakanaklet, nizere ko iyi video iri buze kubagirira umumaro ikabahesha n'akazi, niko mbasabira. Murakoze, bye bye. Mukande subscribe, like, sharing, muhereza abantu tubyaza umusaruro AI. Mbaye aka hint y'ukuntu mwabyaza umusaruro ChatGPT mu gushaka akazi.